Gusubira inyuma mu rukundo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umukunzi yongera gukumbura cyangwa se yongera gutekereza ku gaciro kawe. Uyu munsi abakobwa ndetse n'abasore ngiye kubabwira cyangwa se ngiye kongera kubabwira ibintu wakora cyangwa se ibyo wakitaho cyane, uburyo bwiza wakitwaramwo igihe umukunzi wari kukurengagiza cyangwa se igihe umukunzi wawe atari aguhereza agaciro nk'uko bikwiye cyangwa se ibintu makeya nk'uko ubyifuza. Nuza kumva twemeranya cyangwa se ukumva ino video yagufashije, nuze kugenda udakanzireka icya kabiri kandi subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi. Yo bategura zino video nk'ibisanzwe, amazina yanjye nitwa Iva Sadisa. Mbere yo ko nkubwira uburyo bwiza wakitwaramwo igihe umukunzi wawe ataraguriza agaciro cyangwa se igihe umukunzi wawe agusuzuguye cyangwa se igihe yagutaye, reka mbanze nkwibutse akantu gato cyane. Niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umusore ukaba uteze amatwi ino video, buriya mu buzima tubamo nutiyubaha nta muntu uzakubaha, nutihereza agaciro nta muntu uzakaguhereza, nutikunda wowe ubwawe nta muntu uzagukunda. Mbere yuko wifuza yuko ngiye ngukunda, mbere yuko wifuza yuko umukunzi wenyine aba proud yawe, nawe ubwawe banza nyine ube proud yawe. Niba ubona atari kukwitaho, mwereke yuko wabona abanditse kandi bakwitaho mu buryo bwiza cyane. Cya kabiri ugomba kumenya umukunzi we cyangwa se umuntu mukundana aka kanya niba atari kukwitaho cyangwa se niba atariho aguhereza agaciro, ndagera umenyeshe neza yuko ntabwo ari wowe wenyine wakugenewe, wabona abandi. Wikomeza kwihambira ku muntu utagushaka cyangwa se ku muntu udakeneye kukumva, ku muntu nyine mu makeya udahereza agaciro amarangamutima yawe, umuntu utuba cyangwa se utumva urukundo rw'ukuri urimo uramuhereza. Akandi kantu ugomba kumenya cyangwa se akandi kantu nakwibutsa, mura nkasubiramo umunsi ku munsi, ubuzima tubamo uca mu mibereho yacu ya buri munsi byose bigenwa n'Imana. Ikindi kintu ugomba kumenya, urukundo rwashyizweho n'Imana. Impamvu iri kubabazwa, impamvu gutera agahinda ni ukubera ko nyine mu makeya Imana byose yabyiniye cyangwa se yashyizeho yuko tugomba guca mu iyo nzira kugira ngo nyine ibanze utegure cyangwa se ibanze kubake mu mutwe, ikureme nyine muri makeya izakugeze ku mukunzi we yamaze kugutegura cyangwa se yamaze nyine kugutunganya, yamaze kukugira neza cyane. Njya nkunda kubabwira ngo umuntu utarakundanye na rimwe akenshi ntabwo aba ari strong. Hari ibintu byinshi aba atazi cyangwa se hari byinshi aba ataramenye, hari byinshi aba atarasobanukiwe. Nanjye uri kubwira ibi ngibi aka kanya, hari byinshi naciyemo, hari byinshi nabonye, hari byinshi numvishi, hari byinshi nabwiwe, hari byinshi nyine mu makeya nanjye ubwanjye nanyuze mu mfite experience nyine mu makeya ndi gusharinga my life. Nanjye ubwanjye ntabwo nari nzi ko nzisanga ndi gusharinga ubuzima bwanjye cyangwa se ndi gusharinga my stories, ariko ibi byose mbabwira mfite ubuhamya bwinshi ibyo naciyemo ku giti cyanjye cyangwa se ku byo bagenzi banjye bacimo twagiye tugana cyangwa se twagiye twungurana ibitekerezo. Nawe ubwo uri kureba ino video wasanga ari igitekerezo wamaye aka kanya cyangira umumuri cyangwa se cyatumye nyine mpinduka cyangwa se nkaba ikiremwa gishyaka kanya. Ro ikintu cya mbere ugomba gukora igihe cyose umukunzi wawe, boyfriend we cyangwa se girlfriend wawe atariho aguhereza agaciro, subira inyuma gake gake, subira inyuma nyine mu makeya, tangira handi watangiriye bwa mbere ariko mu buryo bwiza nyine mu makeya. Ubundi mu kinyarwanda kiza baravuga niba umukunzi wawe cyangwa se inshuti yawe iriho ikwirengagiza cyane, gerageza wige ikintu twita kuburira mu mwotsi. Bura kandi akureba kandi uhari, ajye yibaza ati se uyu muntu twakundanaga ari hehe, ese noneho asigaye aba. Niba uri kubona yuko uri kumwinginga kugira ngo mugirane communication cyangwa se kugira ngo mwongere kuvugana, uramuhamagara nta kwitaba, urandika SMS ugasanga ntabwo gusubiza, cyangwa se ibyo byose yajye no kugusubiza ugasanga haciye icyumweru cyangwa se haciye amezi runaka. My sisters, my brothers, umva kano kantu nkubwiye, subira inyuma gatoya cyane, burira mu mwotsi nyine mu makeya. Bura kandi uhari cyangwa se ukigaragara, ukimukunda, ukimwiyumvamo, ariko nyine ubikore mu kugira mu buryo bwo kugira ngo umutestinge cyangwa se urebe niba kuko agukunda cyangwa se niba nyine agushaka mu buzima bwiwe. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane cy'ingenzi cyane wakora, wakitaho uburyo bwiza bundi wakitwaramwo igihe umukunzi wawe atangiye kwirengagiza cyangwa se atariho aguhereza agaciro. Gerageza umwiteho nk'uko akwitaho, ibintu byose ubalansingi, senkani. Niba aguhamagaye umwitabe rwose, niba akwandikiye SMS umwitabe rwose, niba avuga amagambo make nawe gerageza uvuge make, niba atakubwira yuko agukunda nawe uri kumubwira yuko umukunda, niba nyine atifuza yuko mwahura nawe mwereke yuko nyine utifuza yuko mwahura. Iyo ni tekinike yindi wakoresha bigatuma atangira gutekereza ku gaciro kawe cyangwa se bikaba byatuma nyine atangira kongera gukumbura ya magambo yose wamusezeranyaga, bya bintu byose wamubwiraga
my sweetheart ndagukunda sinzaguhemukira. Ibi byose wamubwiraga iyo ubistopinze cyangwa se iyo nawe ubihagaritse, atangira kongera gutekereza cyangwa se gukumbura urukundo rw'ukuri cyangwa se kubwirwa ayo magambo uko bimera. Akenshi azatangira kubyifuza, azatangira kubikumbura, kandi rwose nta kintu wavuze cyangwa se nta jambo na rimwe wigeze umubwira. Ubundi buryo bwiza cyane wakwitwaramo igihe umukunzi utari guhereza agaciro cyangwa se igihe nyine mu makeya uri kubona yuko atakwitayeho, igihe atangiye kwigira busy, uramwandikira nagusubize, uramuhamagara ukagira ngo nakumva cyangwa se ukagira ngo ni mukundana. Ubu buryo ubwumve neza cyane, gerageza utangire wiyiteho bw'imbere ndetse n'inyuma. Anga ndaje mbigusobanurira neza cyane kugira ngo ubyumve neza cyane. Gerageza witeho inyuma ku mubiri wawe, mu mitekerereze yawe, mu myumvire yawe. Ikindi cya kabiri, gerageza utangire ugaragaze indangagaciro nziza, uhinduke ube umwana mwiza. Nuhinduka buri muntu wese akagutangaho urugero. Ikintu cyose upostinze, urapostinza nyine ushima Imana cyangwa se uvuga ibyiza Imana yagukoreye. Ikintu cyose upostinze uragaragara yuko wishimye, usigaye witembereza, urisohokana, ukijyana ahantu hiza cyane, handi nyine yatekerezaga yuko utagera, akabona wapostinze wagiyeyo wishimye, umeze neza, uri smile, nyine ugaragara neza. Nyine muri makeya uri kwerekana yuko nubwo yaba atari mu buzima bwawe, wakomeza ukishima cyangwa se wakomeza ukabonetse, kandi ushobora no kubaho neza cyane kurenza uko yaba ari mu buzima bwawe. Iyi nayo ni tekinike nziza wakoresha kugira ngo umukunzi wawe cyangwa se umuntu wakwirengagije atangire kwicuza impamvu cyangwa se atangire kugukumbura. Uburyo bwa kane bwiza cyane umukobwa cyangwa se umuhungu yakwitwaramwo igihe cyose boyfriend we cyangwa se girlfriend wiwe amwirengagiza, atariho aramuhereza agaciro. Gerageza ugaruke cyangwa se return your goals, garuka ku ntego zawe, ongere usubize amaso inyuma, ugaruke ku ntumbero z'ubuzima bwawe. Ufite byinshi wifuzaga kugeraho, urifuza amafaranga runaka, urifuza kuzabaho mu buzima runaka, wongere ubitekerezeho kugira ngo nyine ubone ibintu bikugira busy mu makiya, bikugira concentrate. Rero rwose nugaruka ku ntego zawe, ugatangira gutekereza ku mafaranga yawe, ugatangira gutekereza ku nshuti yawe cyangwa se ugatangira gutekereza kuri brand wifuza mu myaka iri imbere. Nyamuneka rwose ibi ngibi bizatuma uba wumva utekanye, uba wumva utuje, wumva yuko ibintu byose muri ubu buzima bishoboka. Akandi gatekinike wakoresha cyangwa se ubundi buryo bwiza cyane wakoresha igihe boyfriend wawe cyangwa se girlfriend wawe atariho araguhereza agaciro, aka kantu ukumve neza cyane, ndakavuga nitonze. Gerageza ushaka ikintu kikugira busy, ikintu kikugira busy gitandukanye na cya kindi kiri inyuma nyine nkubwiye. Kugaruka ku ntego zawe no gushaka ikintu kikugira busy ni ahantu bihurira. Ongera uhereze amahirwe wa muntu kubaha mu buzima bwawe, wa musore uzi neza yuko yakwifuzaga mu buzima bwawe. Ariko ahangaha hari ikintu kimwe gusa ukwiye kwitondera cyangwa se ukwiye kwitaho cyane. Igihe usubiye kuri wa muntu cyangwa se wongeye kumereza amahirwe, irinde kugaragaza emotion zawe cyangwa se kumwereka amarangamutima cyangwa se kumugaragariza situation uriho uracamo. Ntabwo uzasubira kubera yuko umukunda cyangwa se kugira ngo umukundane, ahubwo nyine ahangaha urabizi neza ko uwo muntu arakubaha, arakumva cyane, agutega amatwi, aragukunda, akwiyumvamo. Bizagufasha guca muri ya situation wumva uri busy nyine utiteye ku byo wari urimo. Ikindi cya kabiri, bizatuma wongera kwigira icyizere cy'ubuzima, kubera yuko wa muntu icyo wamubwira cyose azakumva, isa yose wamuhamagariraho azakwitaba. Ndabizi neza abakobwa benshi nyine iyo bari guca muri situation ntabwo bashaka nyine abakobwa b'inshuti zabo. Shaka umusore w'inshuti yawe, wa wundi nyine ufatanye nk'uramutima, wa wundi ukumva bya nyabyo. Nurangiza umwegereze, mujye mugana cyangwa se mujye mwungurana ibitekerezo, ariko mu buryo nyine bwabateza imbere. Iyi ngibi bizatuma nyine uba busy nyine muri makeya, situation uriho uracamo ntabwo uzongera kuyitekerezaho na gatoya. Akandi gatekinike wakoresha ukumve neza cyane kugira ngo nyine ube busy, gerageza wite ku nshuti zawe, wite kuri famille yawe cyane cyangwa se utangire usure abavandimwe bawe. Kandi nanone ahangaha gerageza utangire wiga gukora ikintu twita visite, kujya gusura ahantu hashyashya utaruzi. Fata amafaranga yawe wavunikiye wakobokeye, nurangiza ujye ahantu heza utembere, ufate icyo kurya, ufate icyo kunywa. Niba ufite inshuti yawe, inshuti magara nabwo yende nyine izagufasha kugira ngo situation uri gucamo aka kanya uyicemo imyendetse kandi rwose wumva umerewe neza. Mwibutsa neza yuko hari ibintu utemere kubwira inshuti zawe, nyine situation uri gucamo y'urukundo cyangwa se
se ibibazo byawe na boyfriend wawe ntabwo wemerewe kubibwira inshuti zawe cyangwa se buri muntu uwo ari we wese ubonetse. Akandi gatekinike keza cyane wakoresha igihe cyose umukunzi wawe yakwirengagije cyangwa se atariho araguhereza agaciro. Aka kantu ukumva neza cyane, wimwibutsa ko muziranye mu rukundo, ntukamwohereze ngo ese ko wabuze, ese nyine mu make kutanyikinyitayeho, ese urukundo waruvuyemo, cyangwa nyine ibyo byose byihorere, mureke ugene nawe utuzi nkuko nawe yatuje, nyine mu make nawe azagukumbure. Ibyo byose nubikora ukabikora neza nko cyane kubivuga, nyamuneka nibitangirize leta cyangwa se nibitange umusaruro. Uzagaruke ahangaha umbwire cyangwa se uzaze nyine mu makeya unyibutse niba narakubeshye. Ubundi njye nkunda kubabwira ngo urukundo ntabwo rugurwa, ntabwo warwinginga, nta kintu na kimwe ushobora kurutakazaho kugira ngo ubone urukundo rwa nyarwo. Uzashaka amafaranga uzayabona, uzashaka inshuti uzazibona, uzashaka ibintu byose utekereza mu buzima bwawe uzabironka cyangwa se uzabigeraho. Ariko my dears, my sisters, my brothers, kugira ngo ubone urukundo rwa nyarwo, nyine atari rwa rukundo rukurikiye ikintu runaka, ndakubwiza ukuri bizagusaba amasengesho, bizagusaba blessings, bizagusaba imigisha, bizagusaba guhirwa. Nyamuneka jya yuka gusenga umunsi ku munsi, Imana izakuzanire urukundo rw'ukuri, urukundo rudafite ikintu rushingiyeho, urukundo rutari urw'uburyarya. Kandi njye nkunda kubabwira ngo ubundi urukundo rumeze nk'igicuruzwa. Tekereza neza ku ruhande rwawe wifuza kugura telefone, nanjye muri make mfite telefone ariko uje kuyigura wenda sinifuza kuyigurisha, ese urumva nazaguhenda? Ese iyo nguhenze bigenda gute? Ushobora kuyigura cyangwa se warangiza nyine ukigendera. Biba byiza cyane iyo uje kugura ya telefone nanjye mfite gahunda yo kuyigurisha. Ngaho tekereza ku ruhande rwawe, njyewe Iva ngiye gutereta umukobwa, ni mwiza cyane, ateye neza nyine mu makeya, ariyubaha, afite discipline, yujuje buri kimwe nifuza. Sanze wa mukobwa nawe yifuzaga gukundana nanjye, ese aho uko kumva neza bivuze ngo bizanyorohera, ntabwo nzavunika cyangwa se ntabwo nzaspeninga cyangwa se sinzatakaza ibya mirenge, sinzamuhunga kugira ngo tugumane, kubera yuko azi icyo ashaka nyine mu makeya, meze nk'urukweto rwabonye urwa. Ubundi buryo bwiza cyane wakoresha igihe cyose umukunzi wawe cyangwa se umuntu mwakundanaga atari ukwitaho cyangwa se atari aguhereza agaciro, wita umwitaho cyangwa se niba atanize baka wita nyine umuhereza agaciro, wimusamira hejuru. Niba akwandikiye SMS ahubwo ese kuki wabuze, uzabanze umurikeho gatoya nk'imitsi nyine muri makeya, nawe umwereke yuko ibyo yagukoreye nawe wabishobora cyangwa se nawe nyine wabikora bigakunda. Anga bizatuma agukumbura, atangire kugutekerezaho, atangire kubaza impamvu utahise umusubiza nk'uko byahoze. Niba uri umukobwa rero cyangwa se ukaba uri umusore ukaba uri kumva ino video aka kanya, ndakubwiza ukuri, niba boyfriend we yarakwirengagije ukabone yuko atigeze nyine aguhereza agaciro, banza umureke igihe agarutse, ubanza umureke yitekerezeho. Nakubwiye ngo mwiteho nk'uko akwitaho. Igihe cyose kano gatekinike utagakoresheje, nyamuneka uzakomeza winginge, uzakomeza wihambire, birangire nyine adasobanukiwe. Ese nyine kugira umuntu ugukunda bya nyabyo bimera gute? Ese kuba ufite umuntu kwitaho cyangwa se kuba ufite umuntu uguhereza agaciro kumuhomba byamera gute? Ibyo byose impamvu uzabikora ntabwo ari ukubera yuko umwanga, ni ukugira ngo umukebure cyangwa se umwereke yuko byose nyine nawe wabishobora cyangwa se nawe uri umuntu wababara. Uburyo bwiza cyane uba ugomba kwirinda cyangwa se uba ugomba kwitwaramo igihe cyose umukunzi wawe cyangwa se umuntu mwakundana gatagiye kurengagiza cyangwa se atari aguhereza agaciro. Uzirinde cyane gupostinga cyangwa se kugaragaza ibintu by'amaganya, ibintu by'agahinda, cyangwa se nyine cyangwa ube wafata umwanzuro utari wateganyije cyangwa se ngo umukorere ikintu utigeze utekerezaho, utigeze utegura neza cyane. Niba uri umukobwa kandi nanone uzirinde cyane gupostinga abasurize kugira ngo nyine umukomeretse. Ibyo byose uri gukora uri gusehera ubusa, uri kwivunira ubusa. Genda ahantu wicare utuzi, ubwire Imana ngo Mana, nubwo wenda nubwo yanesheje igihe ariko ndabizi neza yuko hari impamvu. Iryo jambo gusa nurivuga wicaye ahantu uri wenyine, bizakuzanamo umutima w'ihumure, bizakuremamo icyizere kurenza nyine ibindi bintu byose ushobora gukora cyangwa se ushobora kumubwira bikaba byamukomeretsa cyangwa se nawe ubwawe ukazabyicuza ubuzima bwawe bwose. Ikintu cya nyuma gikomeye cyane wakora igihe boyfriend wawe girlfriend wawe
atangiye kukwirengagiza nyine mu makeya ntabwo ariho aguhereza agaciro. Uzirinde kurayikinga cyangwa se kongera kumupostinga kano kantu kumve neza cyane. Stati ziwe uzajya uzibona wikomereze nyine akantu kose kiwe gerageza ukirinde cyangwa se wirinde kumwereka yuko nawe ibikorwa bye ubibona cyangwa se ubishyigikiye. Niba umuntu ari kukwereka yuko atagushaka, niba umuntu ari kukwereka yuko nyine mu makeya kuba yatandukana nawe byakoroha cyane, nawe mwereke yuko ushoboye kuba busy, ufite ibindi bintu byinshi wakora byakugirira umumaro. Ngaho nawe tekereza neza ku ruhande rwawe cyangwa se on your side. Umuntu ari kukwereka yuko atagushaka, umuntu ari kukwereka yuko kuba muri kumwe uri kumwihambiraho. Ese my sisters, my brothers, wataye agaciro bingana gute ku buryo nyine ukomeza kwihambira ku muntu utagushaka cyangwa se ku muntu utari warakumva, ku muntu udahereza agaciro igihe cyawe, ku muntu udahereza agaciro amarangamutima. Umwanzuro cyangwa se conclusion iragira iti ibyo byose nubikora, ibyo byose nkubwiye ukabigerageza ukabona ntabwo agarutse, uyu muntu ntabwo gukunda, ntabwo gushaka, mureke rwose my sisters, my brothers nkunda. Uzabona abandi bakobwa beza, uzabona abandi basore beza bagukunda, bakwiteho kurenza we. Ntabwo uri mubi cyane, ntabwo ufite agaciro kabi cyane ku buryo ukomeza kwihambira ku muntu utagushaka cyangwa se ku buryo ukomeza nyine gutakaza agaciro kawe imbere y'umuntu runaka. Nakubwiye ngo kandi nutesha agaciro nawe uzakagwa, nutikunda nta muntu umwe uzagukunda. Niba uri umukobwa before yuko nyine utekereza yuko ngiye ngukunda genza kugutereta, nawe ubwe banza wigirire icyizere, banza wigire confidence, wikunde ubingaragariza nanjye rwose nzatera intambwe. Ariko niba nanone uri umusore ukaba uzi neza ko utufite confidence, shaka iterambere, ushaka ubuzima, ibindi byose bizaza. Urugero bugera kuri bintu ushobora gukoresha kugira ngo nyine boyfriend we cyangwa se girlfriend we watangiye kwirengagiza yongere agutekerezo cyangwa se yongere kugukumbura. Uburyo bwa mbere twabonye ni ugusubira inyuma gahoro, kuburira mu mwotsi cyangwa se nyine kubura akureba cyangwa se kubura kandi uhari. Uburyo bwa kabiri twabonye ni ugushaka ikindi kintu kikugira busy cyangwa se mu makeya uhugiraho nyine nongere kumutekerezaho cyane. Uburyo bwa gatatu twabonye bukomeye cyane ni ukugerageza nyine ukamwitaho nk'uko nawe akwitaho. Naho uburyo bwa kane garuka ku ntego zawe. Uburyo bwa gatanu twabonye gerageza nyine wirinde kumwibutsa yuko muziranye. Uburyo bwa gatandatu twabonye bukomeye cyane gerageza nyine igihe agarutse wimwitaho nyine nk'uko bikwiye cyangwa se wimwereke yuko nyine nawe wari umukumbuye cyangwa se ngo umusamire hejuru. Uburyo bwa karindwi twabonye bukomeye cyane ntuzamutuke cyangwa se ngo posting amagambo y'amaganya cyangwa se nyine mu makeya ngo utangire kurayikinga video ziwe nyine ngo uzajye umukurikirana umunsi ku munsi. Genda wigire busy, ibyo byose nibyanga uzamenye neza ko n'ikimenyetso gikomeye cyane kikwereka yuko umuntu atagukunda. Nimubana uzasanga nyine atari proud yawe, uzarira ayo kwareka.